Yesu ashimwe cyane bene data, twongeye kwishima, dushima n'Imana cyane, tunezerewe kwiduhaye no mahirwe akomeye cyane yo kuza kuri Big Evangelical Network ngo tuganire amagambo ishyize ku mutima wanjye, namwe umutima mugiye kuyumva mufashwe naryo. Muri kumwe nanjye kubw'Imana Emmanuel, reka dushime Imana ubundi twinjire mu ijambo. Uwiteka Mana ikomeye, ndongeye kugushimira, ndaguhimbaje kubw'amahirwe akomeye adasanzwe umpaye yo kuza kuganira na bene data ijambo ryawe. Twaba tugiye guhura no kuri Big Evangelical Network, natsinda kugira ngo utangirane nanjye kandi unasuzanye nanjye, kandi imitima iza kwakirira ijambo uyitegure cyane mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe cyane. Nk'uko twabibabwiye mu ntangiriro z'iki cyumweru, twabwiye yuko iki cyumweru ni icyumweru cyo kwiga ku cyigisho gifite theme ngari bivuga ngo kugira umumaro mu gihe turimo. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ejo twaraganiriye hashize, n'ubu tugiye gukomeza tuganira kw'icyo gice. Twabanje kureba impamvu Imana yaremye umuntu ni iyihe. Uyu munsi tugiye kureba uburyo wamenya igihe cyawe n'icyo gukora muri icyo gihe. Yesu ashimwe cyane, kumenya igihe cyawe n'icyo gukora muri icyo gihe. Reka tuganire gatoya, tubanje dusome ijambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, turasoma ibice 9 umurongo wa 4. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 9 umurongo wa 4. Twumve uko ijambo ry'Imana ritubwira. Gusa tujya kuganira, ufite time wafungura na application ya Bibiliya, tukaba tuganira ureba icyigisho nasoma Bibiliya muri ufite Bibiliya usoma. Reka dusome ibice 4, ibice 9 umurongo wa 4. Yesu akiza wavutse ari impumyi. Ku murongo wa 4 haravuga ngo, Nkwiriye gukora umurimo wantumye hakiri kare, hakiri ku manywa, bugiye kwira ni igihe umuntu atabasha gukora. Nyiri mu isi ndi umucyo w'isi, amen. Yesu yaramaze gukiza umuntu wari waravutse ari impumyi, ariko abayuda n'abandi bose twakita nk'abantu bamupingaga, bavuga turakora iki koko hari ku umunsi w'isabato atari umunsi wo gukiza. Ariko bo babyitaga atari umunsi wo gukora, ariko Yesu yawufata nk'umunsi wo gukiza n'ubundi, ntabwo ari kureka gukora. Aravuga ati nkwiriye gukora umurimo wantumye hakiri kare. Mu by'ukuri kugira ngo umenye igihe cyo gukora cyawe ni uyu munsi. Ntabwo igihe cyawe uzavuga ngo ni nyuma y'iminsi 10, nyuma y'iminsi ngahe, nyuma y'umwaka. Igihe cyawe cyo gukora ni uyu munsi. Yesu yatuhaye cross cutting, cyangwa ijambo riri exactly risobanura igihe cyo gukora n'iki. Nkwiriye gukora umurimo wantumye hakiri kare. Bivuze ko igihe cyawe cyo gukora ni iki, ntuzetegereze ikindi. Reka tubande tuganire gato ku nkuru z'umugabo nkunda cyane witwa Yosuwa. Imana yahamagaye agiye gusimbura uwari igihangange. Hari havuyeho umugabo witwaga Moses, ayoboye Abisirayeli, itorero rya mbere ryo mu butayu, bari kuva muri Egiputa bari kujya muri gihugu cy'isezerano cy'i Kanani. Uwiteka yarabasezeranyije, kandi Mose yari afite ubuhanga n'ubwenge budasanzwe, ariko asimburwa n'uwagaragaraga nk'aho ari umunyantege nke witwaga Yosuwa. Reka tube dusome gato ku buhangange bw'uwitwaga Mose, urebe ukuntu Mose yari igihangange mu gihe cye, akorana n'Imana bidasanzwe. Ariko igihe kigeze, Imana ibona manda ya Mose irarangiye, ijya guhagurutsa twese. Reka dusome Umutegeka kwa 2 ibice 34 ku murongo wa 10. Haravuga ngo mu Bisirayeli
ntihabonetse undi muhanuzi uhwanye na Mose uwiteka yamenyaga barebana, ntawagereranywa nawe kubw'ibimenyetso n'ibitangaza byose uwiteka yamutumye gukorera mu gihugu cya Egiputa ngo abigirire Farawo n'abagaragu be bose n'igihugu cye cyose, no kubw'iby'amaboko menshi byose n'ibiteye ubwoba byose Mose yakoreye mu maso y'Abisiraheli bose. Amen. Yesu ashimwe cyane. Uyu Mose Imana yari yakoranye nawe ibintu biteye ubwoba, ibintu by'ibitangaza. Mudamubona yagiye Bibiri tubwira yuko yarerewe mu rugo rwo kwa Farawo, amenya ubwenge bwose bwa Egiputa, kandi muri civilisation Egyptienne niyo bare abambere ku isi. Twabyiga kera twiga segonderi bagatubwira uburyo aba Egypt bafite civilization iteye ubwoba yo kwandika, ya irrigation, kuvomerera, gukora ibintu biteye ubwoba na za piramide muri architecture, mu bwubatsi barabahanga cyane. Ariko batubwira yuko Mose ubwenge bwose bwa Egiputa yarabwize arabumenya. Bivuze ngo Mose yari umuhanga, yari umunyabwenge cyane. Birangiza kwebwamo n'umwuka w'Imana ubwo yaravuye, Imana yari mutumye muvanye mu gihugu cy'Imidiyani imwohereza gusubira muri Egiputa kugira ngo agende avane ubwoko bw'Uwiteka. Imana iramwigaragariza ku buryo budasanzwe, igihugu gishya imbere ariko ntigikongoke. Imana imukoresha iby'ubutwari bikomeye cyane imbere ya Farawo. Arangije ayobora ubwoko, inyanja icamo kabiri, agabura Abisiraheli manu, abazanira amazi mu gitare. Ibitangaza biteye ubwo Imana yakoranye na Moses. None ikintu gitangaje n'uburyo ahagaze imbere ya Farawo akorera ibitangaza imbere ye. Mu by'ukuri Mose yari umuntu wo gutinywa cyane. Imana ikorana nawe, kandi yari afite exception ikomeye yuko yajyaga avugana n'Imana barebana. Ariko kuko nawe utura nk'umusozi, igihe cye cyari kigeze cyo gupfa, igihe cye kirangiye, Imana imubwira ko agomba gutora uwitwa Yosuwa. Brethren, ishobora kuba igihe ufite ubu ntabwo uzakigumana, kizagera kirangira. Kandi Imana, niyo mpamvu Imana yamwigisha ubwenge bwo kubaho ari gutoza Yosuwa mwene Nuni. Agenda amutoza, igihe cyanjye kiragiye, ariko ngo uzakore gutyo ibyo Uwiteka yahamije ngo uramenye uzabyumvira. Imana imutoza gutoza nawe Yosuwa. Ariko agiye gupfa, hano dusome hano mu guteka kwa kabiri ibice 34 n'ubundi umurongo wa 9 bango, Yosuwa mwene Nuni yari yuzuye umwuka w'ubwenge, Mose yari yaramurambitse ibiganza, Abisirayeli baramwumvira bagenza uko Uwiteka yategetse Mose. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo tugaruke ku mutwe turi kuganiraho w'ikigisho cy'uyu munsi. Turi kuganira ngo kumenya igihe cyawe n'icyo gukora muri icyo gihe. Yesu ashimwe cyane. Tumaze kubona yuko Mose mu gihe cye yakoze imirimo iteye ubwoba n'ibitangaza byinshi, ariko ageraho igihe cye kirarangira. Igihe cye kimaze kurangira, ntabwo itorero ryari kuhita rihagarara gukora cyangwa urugendo ngo ruhagarara ngo birangire. Niyo mpamvu Imana yari mu kumutoza gutegura Yosuwa. Yosuwa uyu ngo yari yuzuye umwuka w'ubwenge, yuzuye imbaraga nshya yari ahawe n'Imana kugira ngo akore imirimo asimbura ibyo Moses yari yarakoze. Mose amurambikaho ibiganza, aramwanawuntinga, aramubwira ati genda ukore mu cyimbo cye. Dore ko Mose agiye gupfa, igihe cye kirangiye, yafashe Aaron amwambika imyenda, afata Yosuwa aramutoza, afata abitwaga yarabanye n'abitwaga ba Huri n'abandi bitwaga ba Kalebu, agenda batoza kugira ngo icyo kitazahagaragara. Ariko ndashaka kugaruka cyane ku gihe cy'uwitwa Yosuwa. Nawe rero brethren, uvanemo isomo rikomeye. Hari igihe cy'abakubanjirije, now it's your time. Ababyeyi barakoze, abapasiteri bakore barakoze, abayobozi barakoze, ariko igihe cyabo ntabwo kizagumaho. Igihe cyabo kizagera kirangire. Menya yuko iki ari igihe cyawe.
imibyizi yabo barayibonye bararangiye. Reka dusome muri Yosuwa igice cya mbere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Haravuga ngo Imana itoranya Yosuwa ngo azungure Mose. Ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha we ati, umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubu haguruka wambukane n'abantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisiraheli. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose, uhereye mu butayu no kuri ruriya ruzi kuri uriya musozi Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwitwa Ufurati, igihugu cyose cy'Abaheti ukageza ku nyanja nini y'Iburengerazuba, nirwo rugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe wenda kuguhagarara imbere minsi yo kubaho kwawe, nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiriye ba sekuruza babo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Imana ihamagara Yosuwa yari izi ko afite intege nke cyane, ariko iramubwira ati komera ushikame ngo ndi kumwe nawe. Dore Mose yarapfuye, Mose nawe ugihari, ariko ni wowe ukwiye kuyobora ubu bwoko kugira ngo bugende buzungure igihugu narahiriye ba sekuruza babo ko nzaba. Yesu ashimwe cyane. Reka nkubwire mwene data, hari ibintu byinshi Imana yasezeranyije itsinda ririmo. Yasezeranyije korari, association urimo, yasezeranyije itorero ryawe, yasezeranyije ababyeyi bawe, yasezeranyije abakubanjije bose. Ariko iki ni igihe cyawe kugira ngo wuzuze ibyo ngibyo Imana yabasezeranyije. Nube ikigwari ngo ubere ikigwari abakubanjirije, barakoze ibyabo byararangiye, ariko but it's your time kugira ngo wakite, kugira ngo ukore. Reka mbabwire inkuru z'umuntu witwa Gideon. Imana yamuhamagaye ari umwana mutoya, ari n'umuhererezi, umuryango wabo ari umuryango ikennye cyane, ariko aravuga Imana yamubwira ati ni wowe ugiye gukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani. Reka nkubwire mwene data, ba Paul babwiriza amatorero menshi cyane, ziriya ntumwa zarakoze cyane, abatubanjije barakoze, barinze uko kwizera, ba Martin Luther byabo barabirangije, n'abandi bakoze amareformation bararangije ibyabo. None abamisiyoneri batuzaniye ubutumwa bwiza byabo barabikoze. None iki rero ni igihe cyawe kugira ngo umenyeshe abantu Kristo, kugira ngo uhagarare mu cyuho, kugira ngo uyobore iyo korari, kugira ngo uyobore umurimo wawe, uyobore iryo torero, kugira ngo uhagarare mu cyuho. Nibadugera bavuga ngo iyo kanaka aba hari, no, ni igihe cyawe. Let's act, kora mu gihe cyawe, kuko iyi niwe uhamagaye. Yesu aravuze ngo reka mbabwire inkuru z'umugabo witwa Finehasi. Yari umuntu uciriritse rwose, uri aho ngaho wibera mu Bisirayeli, udafite n'ikintu ashinzwe, ariko arangije abona uburyo Abisirayeli bari bavuye ku Mana, batangiye kuzajya basambana no mu ihema. Biramubaza cyane, bimaze kubabaza icyo yakoze n'iki. Yarahagurutse, amaze guhaguruka ajya kurwanira ishyaka inzu y'Uwiteka. Abona Umwisirayeli uryamye uri hejuru y'umunyamahangakazi bari gusambana, afata iryaba ari icumu, arakubita mu mugongo w'Umwisirayeli, ahinguranya mu nda y'umunyamahanga, gufata ku butaka, arabica, bitewe n'uko bari gusambanira mu ihema, kandi Uwiteka yari yabujije. Iryo shyaka ni ryatumye ab'umutware Imana imuvugaho amasezerano akomeye. Rero iki ni igihe cyawe, kandi ntuzategereze umuhanuzi ugwanurira ngo Imana niyo ngo kora ibi. No, just reba ibitagenda aho uri, reba bitagenda mu ahantu usengera, ibintu bitagenda aho utuye, reba ibintu bitagenda aho ukorera muri korari, ibintu byose bitagenda. Uwiteka araguhamagaye, Uwiteka aragutumye, menya yuko iki ari igihe cyawe. Yesu ati mwiriye gukora umurimo wantumye hakiri kare. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iki ni igihe cyawe kugira ngo ubwirize amahanga. Tugenda tubona aba Paul n'izindi ntumwa bagiye bakorera mu gihe cyabo, barabwiriza ubwami bw'Imana buramamara, abantu bazana revival. Tuzaganira bitwa
ba Billy Graham ubu byose bagenaga bazana revive iteye ubwoba cyane mu gihe cyabo, ariko igihe cyabo cyararangiye, ubu iki ni igihe cyacu. Tuzaganira n'itorero, tugende tunaganira iby'abantu bagiye bakora imirimo ikomeye cyane mu gihe cyabo. Rero abo barakoze ibyabo byararangiye, igisigaye ni igihe cyawe, ni wowe urebwa n'ibyo gukora uyu mwanya. Imana iguhe umugisha cyane. Ariko we are here nka Big Evangelical Network, twebwe turi gukora icyo Imana iduhamagariye gukora ubu ngubu, ariko nawe hari icyo Imana iguhamagariye gukora, kugira ngo dufatanye tubwirize amahanga. He kuzajya umuntu n'umwe urimbuka azira ko atabwiwe ubutumwa bwiza. Haguruka bintwara, wigira intege nke, wikitinya. Imana yabwiraga Yesu imukomeza, nta muntu n'umwe uzajya guhagarara imbere, nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Umwanditsi w'umuhanga cyane witwa Dr. Rick Warren mu gitabo yanditse cyitwa Purpose Driven Life, cyangwa ubuzima bufite intego, yavuga ngo byibura zana umwe kuri Kristo, ngo menya igihe cyawe. Iyi si iberemo kugira ngo ugire icyo ukora, birimo kugira ngo urye ubeho gutyo gusa. Kora, menya igihe cyawe cyo gukora, kandi igihe cyawe cyo gukora ni iki ngiki. Ntuzategereze ikindi, reba ibitagenda bigucishije, kandi ntuzagira intege nke ngo ndi umunyantege nke, ngo nta bushobozi mfite ntacyo. Tangira ukora uko ushoboye, Imana igenda ikongera imbaraga mu gihe ibona ko kwemereye gutuma. Mbere bavuga ngo dore Yesu mwami nutaza ngo ninde mu murima wanjye, ngo dore hari byinshi byo gukora cyane, hari nama nyinshi zazimiye, ugenda wabwiriza ubutumwa. Igihe cyawe cyo gukora ni iki ngiki. Nubikora Imana izakugezayo amahoro, kandi izakurinda, izagukoresha iby'ubutwari, ariko Imana ikoresha abemereye gukora nayo. Iyo Imana iguhamagaye, iguhamagara uri umuswa, ariko igiye gukoresha uguha ubwenge iyo wemeye gukora, kandi iguha ubushobozi n'imbaraga n'ibyagufasha byose kugira ngo wuzuze icyo guhamagariye. Brethren, that is your time. Kora, gira umumaro mu gihe urimo, wituma ibintu bipfapfana kandi ureba bizapfa udahari. Ariko mu gihe uhari, kora icyo Imana iguhamagariye. Be blessed, mwakoze kubana nanjye. Reka dusoreze hano inyigisho y'uyu munsi, turi kumwe n'ejo muzana n'abandi bazabwira ibirangaza umugenzi, babwire n'ibindi nyigisho n'ibitugora mu gukora icyo Imana iduhamagariye. Bazabona n'ingorane z'abakoze icyabo neza. Be blessed. Reka dushime Imana. Mana ikomeye, ndagushimiye kubw'icyoro cyawe, kubw'uko ukomeye cyane. Iki ni igihe cyacu ngo dukore. Mana, wituma abantu barangara, kandi bamenyesha, bagira inama, ubahugure, bakangure ko igihe cyabo ari iki ngiki, kugira ngo bakore nk'abakorera Imana, bagira umumaro ahantu bari, mu izina rya Yesu. Dushyigikire umugisha iri vugabutumwa rya Big Evangelical Network, tugeze kure muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Imana iho umugisha cyane. Mwakoze, nishimiye kubana namwe uyu munsi. Mujye mukomeza mubana natwe. Wasangije inyigisho, wakora subscribe na comment, wanakunda video ukaduha like, kwa tuwe tubasha kutuvugurura ivugabutumwa dukora nka Big Evangelical Network. Muri kumwe nanjye KUBWIMANA Emmanuel, twararikira ibikorwa bya Big Evangelical Network. Mwareba ibice byatambutse, mukareba ama weekend evening worshiping, mugezweho na department ya praise and worship. Iyi department yagize ijambo ry'Imana yitwa evangelization department. Nzayimora n'izindi. Imana umugisha cyane. Mwakoze. Be blessed. We are together in